twagize umugisha wo kongera kubyukira mu maso y'Imana. Nabyukanye amashimwe menshi mvuga ariko Mana uburinzi bwawe buratangaje, uburyo tuba dufite gahunda yo kuba imbere yawe, ukaduha amagara mazima, ukaturinda tugatera intambwe bigakunda, ntagire gahunda n'umwe umwanzi aburizamo, kandi suko atabishatse, suko abatabigambiriye, ariko uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu burakomeye. Reka tubyukire imbere tumushima, tumubwire ngo ye n'amasaha y'abafite inyota. Data uko niko twaje, nzanye n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, nzanye n'abagufitiye inyota hirya no hino mwami w'aba. Twaturutse mu bice bitandukanye, imitima yacu gushaka aya masaha mwami yo kuzinduka n'ayinyota tugufitiye Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko iyi mibiri yacu yari kubiryamye yiyoroshe iri mu bushyuhe iguwe neza, ariko inyota imitima yacu dufite, inyota iri mu mitima yacu mwami, inyota yo kwifuza guhora twaka, inyota yo kwifuza kuboneka imbere yawe yaduteye kubyuka. Uwiteka we nawe uradukundira uradushoboza, urakoze Mwuka Wera wowe urinda iyo nyota mu mitima yacu, ntizime ntikamuke ntibure, tukagaruka aho uri mwami w'abami. Turabigushimira, turagushimira amagara mazima, mbega kuturwanirira, mbega kutwimana, mbega ko wadukikije amahoro kugira ngo bikunde mwami. Hari ibikuba byagacitse mu miryango yacu ntitubashe gukomeza iki gikorwa cyo kuba imbere yawe, hari igikuba cyacika aho dutuye, hari igikuba cyacika mu mazu yacu, hari ibintu umwanzi yatera bihurura nk'imigezi itemba, ariko ibyo byose ubiburizamo nyaguhora ku ngoma kugira ngo dukomeze tuba imbere yawe. Mbega kurinda kwawe gukomeye, mbega amaboko yawe y'imbaraga tuzenguruka akatwimana, mbega umwuka wawe uhuha ugakuraho ibyo byose ukabihuha ukabijyana kure kugira ngo umwanzi atatubona. Tubyukiye imbere yawe kugushima mwami, umutima wanjye uragushima, ubuzima bwanjye buragushima. Ndagushima Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima mwami w'abami. Umutima wanjye ufite inyota, njahuri kugira ngo ngwere kuri ya mazi y'ubugingo, njahuri kugira ngo mpure nawe, njahuri kugira ngo mpembukire imbere yawe, njahuri kugira ngo nzuke agace kanjye kaba kadafite imbaraga z'umuzuko zikakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igice cyaba gipfuye cyongere kizukira imbere yawe, igice cyawe kidafite amavuta y'Umwuka Wera cyongere kihabwa ayo mavuta mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twaje n'ibivomesho by'imitima yacu, twaje tugushaka, turagushaka mu buryo butandukanye, turakwifuza mu buryo butandukanye, turagushaka mu buzima bwacu mwami, kugira ngo natwe ubwacu nitumara gukomera tubashe gukomeza abandi, tubashe kwingingira abandi, tubashe gukangurira abandi kugukurikira. Turaje mwami w'abami ngo watse umuriro wawe mu mitima yacu kugira ngo tubashe gusengera bene wacu. Turaje mwami w'abami kugira ngo dukomeze amaboko yacu ahora kuzamura ubudacogora. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tunywere ku masoko y'ubugingo, maze imigezi y'amazi y'ubugingo ihora idudubiza iva muri twebwe, muri iyi si yuzuye umwijima, muri iyi si yuzuye umwuma, muri iyi si yuzuye ibibi, maze twebwe ntitukamuke, maze twebwe ntitugabanukirwe. Twaje kunywera ahuri kugira ngo duhembuke rwose, duhembuke burinde bucya, duhembuke bizagere ku iherezo ry'urugendo tutacogoye. Twaje mwami kunywera ku masoko, twaje kunywera ku mariba y'ubuzima, twaje mwami w'abami, twaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tukubone mu maso yacu hake, ngo bakurebyeho bavirwa n'umucyo, ngo mu maso habo ntihakongera kugira ipfunwe ukundi. Twaje mwami ngo tukurebeho, twaje turabizi ko turi bumanukane kurabagirana, twaje turabizi ko turi bumanukane imbaraga, twaje turabizi ko turi bumanukane guhembuka, twaje turabizi ko turi busubire. Hari ibintu bihindutse, hari ibyo turebesha amaso yacu tukabibona neza ko byahindutse, hari ibyo tutabasha kureba uyu munsi wa none ariko bikorwa n'amaboko yawe atagaragara. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo tugusukiye ibyuzuye imitima yacu, imitima yacu irakunyotewe. Twazindukiye aho uri atari uko turi abanyembaraga, ahubwo kuko dufite inyota. Twazindukiye aho uri atari uko dushoboye, ahubwo kuko tudashoboye tuje kwishingikiriza ku mbaraga zawe. Twasanze umunsi utatubera mwiza igihe cyose tutazindukanye nawe, twasanze tutabona imbaraga z'urugendo igihe cyose tutari kumwe nawe. Uko niko twaje mwami w'abami, uko niko twaje abahungu bawe, uko niko twaje abakobwa bawe, uko niko twaje mwami kugira ngo duhure nawe, dukorweho nawe mukunzi mwiza. Turaje ngo duhembure, turaje ngo tuzure, turaje ngo twakire imbaraga zibeshaho, zazindi zisunika umuntu mu rugendo akarinda ageri yajya adacogoye, zazindi zishoboza umuntu gukora ibyo data yaramugeneye gukora. Turaje mwami kugira ngo twakire ibyawe, twakire ibikuzuye. Waravuze ngo niwe muzabibu ukuri, natwe turi amashami, kandi uratubwira ngo ishami iyo ryacu
ryaciwe rigatandukanywa n'igiti, ngo uretse kuma nta kindi kiribaho. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo umwuma w'ubuzima utadufata, ahubwo ibitemba muri wowe ari byo bitemba muri twebwe. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nta kintu dushobora gukora tutagufite. Turaje Mwami w'abami kugira ngo ibyo wifuza gukorera muri twebwe ubikorere muri twebwe, aba ari wowe utwuzura, aba ari wowe ugaragara, aba ari wowe ukorera muri twebwe. Duhinduka amashami y'ukuri afite imbuto zivuye kuri wowe, afite imbaraga zivuye kuri wowe, atembamo itoto dukura kuri wowe. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tuvomererwe, kugira ngo ibikuzuye aba ari byo bitwuzura, nkuko Yohani yanditse ngo ibyari bimwuzuye nibyo twahaweho byose, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Twaje ngo ubuntu bukuzuye natwe butwuzure, twaje ngo ukuri kukuzuye natwe kutwuzure, twaje ngo imbabazi zikuzuye, twaje ngo kugira neza, twaje ngo gukiranuka no kubaha so kugera ku iherezo ry'urugendo aba ari byo bitwuzura. Waravuze ngo gukora ubushake bwa Data nibyo kurya byanjye no kurangiza umurimo we. Turaje Mwami w'abami ngo tuhakure imbaraga zituma umuntu arangiza umurimo we. Turaje Mwami ngo tuhakure imbaraga zituma umuntu aba mu cyo yahamagariwe. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo tuhakure imbaraga zidushoboza gukora imirimo isanzwe n'inshingano zisanzwe, tukazibikora dukiranuka muri isi yuzuyemo gukiranirwa. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo tuhakure imbaraga, tuzakiranuke turi mu mago yacu, tuzakiranuke turi mu maofisi, tuzakiranuke turi urubyiruko, tuzakiranuke turinde dusaza, tuzakiranuke Mwami w'abami. Tuje kwakira izo mbaraga kugira ngo aho bene wacu baguye tutazahagwa, kugira ngo abandi bacogore tutahashogorera. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo twambike imbaraga, kugira ngo amajwi adusaba atubure. Turaje mu bwihisho bwawe, turaje kwihererana nawe kugira ngo umwanzi nadushaka tubure. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo utwemerere tunywere kuri aya masoko y'ubugingo, utwemerere tunywere kuri iyi migezi idakama, utwemerere Mwami w'abami dusohokane imbaraga kuri uyu musozi, utwemerere Uwiteka Mana Nyiringabo tumanukane guhinduka muri iki cyumba cyo hejuru, utwemerere Mwami w'abami, utwemerere duhabwe imbaraga, imbaraga zitambuka ibihe, ibihe by'uburyo bwose, imbaraga zitambuka ibihe, imbaraga zitambuka ibihe, ibihe bitatubashije. Uwiteka Mana Nyiringabo turaje kandi kugira ngo twakire ku bwenge bwawe, kugira ngo uburiganya bw'isi butatubasha. Turaje Mwami ngo umucyo wo mu maso hawe utuvire, kugira ngo uburiganya bwa Satani nabe butatubasha. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo tudafatwa n'ingoyi z'ubupfapfa. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ko tudafatwa n'imigozi ya Satani. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tudafatwa n'uburiganya bwa Satani. Turaje Mwami w'abami, turaje ngo twumve icyo tubwira, kugira ngo Satani navuge tuzamenye kubitandukanya. Turaje ngo tutagwa mu mutego wo kuvanga ukuri n'ikinyoma gitoya nk'umutego Eva yavuyemo. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ibyawe ari byo bitwuzura. Dore isi yuzuye kubivanga, dore isi yuzuye Mwami kubivanga, harimo ijambo hakabamo n'ikinyoma cya Satani. Turaje ngo twebwe tutazavangirwa. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo umucyo mu maso hawe utuvire, maze utuyobore muri iyi si yuzuye umwijima, maze utuyobore tutayobagurika. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje kandi Mwami ngo tubwire ibyo dushakaho. Abigishwa bawe Yesu wigeze kubabwira ngo nimuze tujya abantu batari, nimuze twihererane, kuko abantu ari urujya n'uruza, n'uruvunganzoka. Iyi si yuzuyemo urujya n'uruza rw'ibitekerezo, yuzuyemo urujya n'uruza rw'ibishuko, yuzuyemo urujya n'uruza rw'inyigisho iz'ibinyoma n'izivangavanze. Turaje Mwami ngo twihererane nawe kugira ngo ibyo bivangavanze natwe bitatuvangira. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje aho abantu batari, turaje Mwami tutarafatwa n'inshingano za kumanywa. Turaje ngo twihererane nawe Mwami, twumve icyo tubwira, twumve icyo dushakaho, twumve aho twerekeza, twumve icyo dusaba, twumve icyo twifuzaho Mwami w'abami. Utwemerere iryo jwi ryawe turyumve muri iki gitondo. Uwiteka we, aya ni amasaha y'abagira inyota, y'abagufitiye inyota. Unyemerere umuhungu wawe n'umukobwa wawe babyutse bakava mu mariri yabo, unyemerere bakubone Mwami w'abami, unyemerere bakubone, unyemerere bakumve, unyemerere babone impinduka mu buzima babo, unyemerere ijuru ribakingukire. Unyemerere Uwiteka Mana Nyiringabo wakira iki gitambo cya mu gitondo, maze kiguhumurire neza. Intege nke zacu uzirebere mu maraso yawe Kristo, ibindi byose Mwami bidakwiriye uturebere mu maraso yawe, maze iki gitambo cya mu gitondo kiguhumurire neza. Utwakire, utunezererwe, amatwi yawe abe ku byo dusaba, amaso yawe atubeho, kubaho kwawe kutwuzure. Utwemerere Mwami w'abami, utwemerere Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje ngo duhindukire imbere yawe,
Mose yazamutse ku musozi amanuka kurabagirana. Turaje ngo duhindurwe nawe. Intege nke zidushiremo, kamere yawe ikiduhagazemo idushiremo, ibintu byose bidasa nawe Kristo bidushiremo, ko twaje kuguhanga mu maso. Rondora umutima wanjye, urondoraho n'aba ntazi, urondoraho abantu baba batazi, maze umaremo ikintu cyose kitashyizwemo nawe, maze umaremo ikintu cyose kitaguhesha icyubahiro, maze umaremo ikintu cyose cyatuma ntiharirwa nawe, maze umaremo ikintu cyose cyatuma utankoresha uko ushaka, maze umaremo ikintu cyose cyatuma ubwiza bwawe butanyuzura. Uturondora Uwiteka Mana Nyiringabo, maze udukize. Twaje ku kidendezi aho abantu bakirira, twaje ku kidendezi aho ubuzima buhindukira, twaje Mwami guhura nawe, twaje Uwiteka Mana Nyiringabo aho paje z'ubuzima zihindukira, aho amateka mashya yandikwa. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje Mwami w'abami, twaje gukura amategeko mabi ku miryango yacu, twaje kwiherana nawe aho byari byaravuzwe ku rubyaro rukurikiraho bihindukira. Twaje Mwami kwiherana nawe aho imigisha isimbura imivumo, twaje kwiherana nawe aho ibyari byaravuzwe kuri za generasiyo zacu bihinduka. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo urubyaro rutakubashye rwaje mbere yacu ruhindurwe Uwiteka Mana Nyiringabo, n'imirimo bakoze n'ibyo bakoze bigutera umugongo, twaje aho byose bihindukira kugira ngo mu gihe cyacu twebwe abahuye nawe Kristo ibintu bihinduke. Mwami w'abami, twaje mu ruganda, twaje aho ibintu bihindukira kugira ngo ibyari imivumo mu miryango bihinduke umugisha, kugira ngo amagambo mabi n'amategeko mabi yari mu miryango bihinduke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka we, twaje hahandi uhindura ugasiribanganya inkomoko zacu, tukavukira muri wowe, tukagira ADN yawe, tukagira ADN yawe, tukagira amaraso yawe atemba muri twebwe. Twaje Mwami turi rwa rubyaro rukomoka mu miryango yanduye. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, hari amategeko mabi yashyizwe ku buzima bwacu, bavuga ngo muri uriya miryango ni abasinzi, muri uriya miryango ntibubaka, ntibashaka, abagore babo babingare, abagabo babo babirara, baracenyuka, barasara. Dukomoka mu miryango isa nk'iyo ngiyo, ariko twaje aho ibintu bihindukira. Twaje kuvuga ngo birahinduka ku miryango yacu, birahinduka kuri generasiyo twavutsemo, birahinduka ku miryango ikurikiraho, birahinduka ku rubyaro rukurikiraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twaje aho amateka ahinduranya n'ayandi, hakandikwa ibintu bishya, bakavuga ngo ni abanyamugisha, barahirwa, bagubwa neza, barashaka, barubaka, barabyara, barakizwa, bakomeza urugendo, ibyo batangiye barabisoza. Twaje Mwami aho ibintu bihindukira. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo aho paje zihindurirwa, ntabwo ari abasinzi ahubwo n'abagabo biyubashye, ntabwo ari abagore b'ingare ahubwo n'abagore b'umutima, ntabwo bagumbaha ahubwo barabyara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo bangana ahubwo bahuza umutima. Twaje aho ibintu bihindukira Mwami w'aba, twaje imbere yawe Mwami, twaje mu gitondo cy'impinduka, twaje mu gitondo ibintu bihindukiramo, twaje mu gitondo handikwa amateka mashya. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, duhagaze mu cyuho cy'abacu, duhagaze mu cyuho cya bene wacu, duhagaze mu cyuho cy'abanyarwanda, duhagaze mu cyuho cy'abitiriwe izina ryawe, kugira ngo ibintu bihinduke Mwami w'aba. Twaje imbere yawe, ni wowe wandika ibintu bishya, bigakunda, bikabaho, bikarama, bigakomera, bikaba bitagikunda, bikaba bitagikuka ukundi. uri Imana itangaje, uri Imana itangaje, uri Imana itangaje, ngo utanga umugisha ku rubyaro rw'abakubaha bikageza ku bihe ibihumbi. Ibyo nibyo twaje kuvuga Uwiteka Mana Nyiringabo, ukageza ku bihe ibihumbi, ugitanga umugisha ku rubyaro rw'abakubaha. Turasenze Mwami w'abami ngo iki gitondo impinduka zikoreke mu buzima bwe, zikoreke mu buzima bwe, zikoreke mu buzima bwabe, kuko utari Bayali, kuko utari Imana ibura uko igira, kuko uri Imana ifite imbaraga, kuko uri Imana ivuga bikaba, kuko uri Imana ikura mu rupfu, kuko uri Imana idakangwa n'ubutinde bw'ibibi, kuko uri Imana idakangwa n'uburiganya bwa Satani igihe bwamara icyo ari cyo cyose. Ibyo ntibigukanga. Iyo haserutse umuntu umwe uhagarara mu marembo, iyo haserutse umuntu umwe uhagarara mu cyuho, uhita uvuga ngo warahagije. Mbonye umuntu twakorana umurimo muri uriya muryango, mbonye umuntu twahindurana amateka, amazina agahinduka, aho bavuze ngo batera umwaku, aho bavuze ngo ntibagira umugisha bagahinduka abanyamugisha, abahesha b'umugisha,
umugisha ayiwe abagera ahantu bigahinduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka we, reka amaraso yawe aturiho atembe muri bene wacu. Ubwo wemeye ko tuzuka muri iyi miryango, si kubw'impanuka, si kubw'impanuka kuba yarabyawe n'uriya akabyarwa n'uriya akavira imwe na kanaka akaba mubyara wa kanaka, si impanuka ku isano y'amaraso, kuko waravuze ngo indimi zose n'amoko yose bizagupfukamira. Amoko y'isura yazi, uzi imiryango twavutsemo, duhagaze mu cyuho cy'imiryango yacu kugira ngo abakiraguza ibyo bipfa ubusa, kugira ngo abakiguteye umugongo ibyo bipfa ubusa, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo abakiri mu businzi n'ubusambanyi ibyo bipfa ubusa, kuko duhari Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo amaraso yacu yahuye n'ayawe ahure n'aya bene wacu mu izina rya Yesu. Mu maraso yawe yamanutse muri nje akamenaguraho inkomoko mbi, akamenagura karande yose. Mwami, ubwo mpuje n'abamaraso, reka ubwo bugingo bwawe buri muri njyewe nabwo bubagere mu Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ukize, maze umanurikire guhindura, maze umanukire kunyuranya, maze umanukire kuburizamo, maze umanukire guhindura ibihe mu izina ryawe Yesu. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ububasha bwinshi, uri umugizi wa neza. Twaje mu gitondo Uwiteka Mana Nyiringabo aho byose bihindukira. Twaje mu gitondo ngo turemane nawe amateka mashya, twaje mu gitondo ngo twandikane nawe page nshyashya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twaje mu gitondo ngo twandikane nawe ubuzima bushya, twaje mu gitondo ngo twinjirane nawe muri indi korosi ry'ubuzima. Twaje mu gitondo Uwiteka Mana Nyiringabo ngo tudeklare itangiriro rishya. Twaje mu gitondo Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo iminsi ikurikiraho n'ibihe bizaza n'imyaka ikurikiraho tuyandikane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo wari waragambiriye ntibikagira ikintu na kimwe byongera kuburizwamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntagire ikibibasha, ntagire ikibiburizamo. Urakoze Mwami wanje, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga. Mbega ko duhiriwe kuko tugufite, mbega ko duhiriwe kuko twamenyanye nawe, mbega ko duhiriwe kuko watumenye mu mazina. Amazina yacu ari imbere yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ubuzima bwacu burashinganywe muri wowe, ngo rega waduciye no mu kiganza cyawe nk'imanzi. Inkike zacu ziri imbere yawe iteka, ubuzima bwacu buri imbere yawe. Ayiwe, nta kintu na kimwe kigusoba, nta kintu na kimwe gicika kontrole yawe Uwiteka we. Mbega ko duhiriwe ko tugufite nk'Imana yacu. Turi abanyamugisha, turi abahesha b'umugisha, turi abantu bandika amateka mu isi y'umwuka bigahinduka ibifatika mu isi y'umubiri. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo kubyo watugize byo, kubwo watugize bo. Hagurutsa abahungu bawe n'abakobwa bawe mu mbaraga, bamenye umwihariko, bamenye imbaraga ziri muri bo, bamenye ibyo ururimi rwabo rubasha gukora, bamenye ibyo amasengesho yabo abasha gukora, bamenye ibyo gushyira amavi yabo hasi bibasha gukora, bamenye ibyo kukubaha no kugukiranukira bibasha gukora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami. Turagushimira umurimo wawe ukomeye ukora mu buzima bwacu, turagushimira uburinzi bwawe, turagushimira imbaraga zawe, turagushimira Mwami w'abami, turagushimira kuri kumwe natwe, turagushimira kuri Imana yacu, turagushimira kutajya utureka, turagushimira kutajya udusiga, turagushimira ko watugize ibikomangoma, turagushimira ko watugize ibihangange mu bwami bwawe, turagushimira ko watugize ab'agaciro, turagushimira ko uturinda nk'uko urinda imbone y'ijisho ryawe, turagushimira ko udukunda nk'uko wakunze Kristo, turagushimira ko utwemera, turagushimira ko watwemeye. Igitangaje ujya utwemera natwe ubwacu tutariyemera, tutariyakira, tutazi agaciro dufite muri wowe, ariko wowe ukatwemera. Turagushimira Mwami w'abami. Twaje Mwami muri iki gitondo, igitondo dutegerejemo impinduka, igitondo dutegerejemo kukubona, igitondo dutegerejemo gusarura, igitondo dutegerejemo gutahana iminyago myinshi mu izina ryawe Yesu. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Papa. Waravuze ngo itabaza ngo ntago bari kongeza, ngo nibarangiza barishyireho igitebo cyangwa intonga, ngo ahubwo iyo bamaze kurikongeza ngo baritereka ku gitereko cyaryo, ngo maze rikamurika cyane. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo aba bose bakumenye bahindutse amatabaza yaka, ubuzima bwabo bushyirwe ku gitereko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Intonga zari zibatwikiriye, ibitebo by'uburyo bwose byari bibatwikiriye, ibintu byose byabatwikira kugira ngo batamurika, kugira ngo batagaragaza ubuzima bwawe,
ibintu byose byabakumirana, ibyabambura imbaraga, ibyababuza gukomeza mu rugendo, ibyababuza gusa nawe no kumurika cyane muri isi yuzuye umwijima, kugira ngo bikurweho uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka baremerwe ibitereko, reka baremerwe stage, reka baremerwe Uwiteka Mana Nyiringabo, aho baguheshereza icyubahiro, aho baguheshereza icyubahiro, aho bamurikanya guhora ku ngoma. Muhe kumurika mu murimo we, muhe kumurika mu rugo rwe, muhe kumurika mwami aho gukorera, muhe kumurika Uwiteka Mana Nyiringabo muri bene wabo, muhe kumurika muri iki gihugu, muhe kumurika mwami mwisi, muhe kumurika mwami w'abami, kugira ngo umwijima uhunge, kugira ngo Satani abimenye, amenye ngo hano hari umuntu uhagaze mu cyimbo cya Kristo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umucyo we utame cyane, reka umucyo we wake cyane, umwijima wari uri mu babo, umwijima wari uri mu muryango we uhunge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umucyo we wake cyane, ikorwa bya Satani byari biri mu murimo we bihunge, n'abakozi be bananizwe. Reka umucyo we wake cyane, reka umucyo we wake cyane, reka gwiza imbaraga, reka gwiza amavuta, reka gwize gukiranuka, reka gwize kugendana nawe, maze umucyo we wake cyane, wake cyane, imirimo ya Satani burizwemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umucyo we ni wake cyane kugira ngo hatorwe amategeko yo gukiranuka, umucyo we ni wake cyane kugira ngo ingamba zifatwa zibizo kubahisha Imana, umucyo we ni wake cyane, ijwi rye ryo mu mwuka nirizamuke niribe hejuru cyane, kugira ngo mwama hahagaze ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bari bizo bikoreka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mukize intege nkeya, mukize kwisuzugura, ahubwo ubwami bwawe buganze ahahagaze hose, aho duhagaze hose. Reka wowe ugaragare mwami w'aba, reka wowe ugaragare Uwiteka Mana Nyiringabo. Icyatumye udukiza ukaduha agakiza ntiduhite tupfa ngo tujye mu ijuru, nuko twari tugifite operasiyo zo gukorana nawe mu isi, nuko twari tugifite ibikorwa byo gukorana nawe mu isi. Icyatumye udukiza ntiduhite dupfa ngo tujye mu ijuru, nuko twari tugifite umurimo wo gukorana nawe mu miryango yacu, umurimo wo gukorana nawe muri bene wacu, umurimo wo gukorana nawe mu moko atarakizwa, umurimo wo gukorana nawe aho Kristo ataravugwa, umurimo wo gukorana nawe aho bataramwizera. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo muri iki gitondo abakobwa bawe n'abahungu bawe babyuke imbere yawe kubw'inyota, bakubwira ibyuzuye imitima yabo, nawe ubumvishe ijwi ryawe. Papa, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo umubwire icyatumye ageza mu gihe nk'iki ngiki, umubwire icyatumye rwa rupfu rutamutwara, umubwire icyatumye adapfa cya gihe, umubwire icyatumye umuha agakiza mugakomeza urugendo. Mwongorere n'ijwi ryawe, dutere inyota yo kwifuza kumenya icyo tuvugaho n'icyo dushakaho, atari ukumenya icyo tuvugaho gusa ngo tuzashaka ryari, tuzagira akazi ryari, kumenya icyo tuvugaho bigendanye n'iby'ubugingo buhoraho, bigendanye nuko twamenyesha abandi iby'ubwami bwawe. Uwiteka we turagushaka ngo tumenyeshwe mwami imigambi yawe muri uyu mwaka, imigambi yawe kuri twebwe mu mwaka uzakurikiraho. Ni hehe wifuza kutwohereza, ni hehe wifuza kudukoresha, n'ibiki ugambiriye gukorana natwe. Ibigo bikomeye biricara bigapangira abakozi babo, ndetse iyo bishatse abakozi bamwe biha mutation, bikabakura aha bikabajyana aha, bamwe bagahabwa imyanya ikurikiye abandi bakamanurwa. Turasenze ngo ijwi ryawe, abafite inyota bazindukiye imbere yawe, ijwi ryawe ryumvikane muri twebwe mwana. Ufite uburyo burenga ibihumbi, ujye uvuganiramo natwe. Wadusanga mu mayerekwa, wadusanga mu nzozi, wadusanga tugenda, wazana conviction mu mitima yacu. Umubwire aho wifuza ko yaba, icyo wifuza ko yakora, icyo wifuza ko yashyira mu imbaraga. Umubwire mwami, twavuye mu birangaza, twazirukiye imbere yawe kugira ngo tukumve, nyemerera tukumve Uwiteka Mana Nyiringabo. Intambwe ikurikiraho ni iyihe? Icyerekezo gikurikiraho ni ikihe? Ni hehe udushaka? Ni ibiki twifuzaho? Urifuza ko tubikora gute? Urifuza ko tubigenza gute? Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye imbere yawe bafite ibyo bakubwira, ubaremere n'uwo mutima, ubaremere uwo mutima ushaka kumenya icyo bashakaho, kumenya icyo wabaremeye. Mwami, niwe watuzanye hano ngo duha agakiza, niturangiza ducuruze gusa, niturangiza tubyare gusa, niturangize tuba basarariye gusa bahembwa nyuma y'ukwezi. Mwami, hari umugambi utangaje uzirikanwe n'ubuzima bw'umwana wawe wese. Ndasenze mwami ngo muri iki gitondo cy'imi
impinduka. Umuhishurire mwami waba, umuhishurire Uwiteka Mana Nyiringabo, umuhishurire uwo mugambi, umubwire ibyo umushakaho. Nasanze uri Imana ivuga muri detaye, uri Imana izi uturere t'u Rwanda, uri Imana izi ibipande by'isi, uri Imana izi imirimo y'uburyo bwose, uri Imana itangaje, ubasha kubivuga mu mazina yabyo. Twigishe mwami, utwigize imbere, utwigize imbere mu kukubaha muri bya bindi bya rusange, kugira ngo ubashe kutubwira iby'umwihariko. Uwiteka we, dushyire mu bantu mu itsinda ry'abakubaha, abakubaha muri detaye. Iyo uvuze mwami baritaba, iyo uvuze ngo ni ibumoso baganayo, iyo uvuze ngo ni iburyo baganayo. Duhindure ba bantu batakiburana nawe, duhindure ba bantu batakigomeka kuri wowe, duhindure ba bantu batakiguhakanira, kugira ngo turenge urwego rwa rusange, maze twinjirane mu rwego rw'umwihariko. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko ukora mwami w'abami. Wahamagaye Sawuli umugaragu wawe, umubwira icyo umushakaho, wari wakibwiye na Ananiya wagiye kumusengera. Waravuze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo kuko ari igikoreshwa witoranyirije kugira ngo abe intumwa mu banyamahanga, mu Bisiraheli, mu batware, mu bami, kandi koko umurimo wawukoreye muri we. Uri Imana itangaje Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino umumenyeshe icyatumye umuha agakiza, ngwino umumenyeshe igituma yumva amagambo y'Imana amaze kumva, ngwino umumenyeshe igituma yaragize umugisha wo kumuba mu bihe byo gusenga, ngwino umumenyeshe igikurikira iriya nyota washyize mu mutima we, ngwino umumenyeshe Uwiteka Mana Nyiringabo. Umubwire muri detaye, umubwire agenda adakabakaba, umubwire agenda adatatona, umubwire icyo umushakaho. Reka umutima wose mwami wazindukira imbere yawe, ushyiremo iyo nyota yo kubaza ngo mwami uranyifuzaho iki, imigambi yawe kuri njyewe ni iyihe, ibyo ushakaho bimeze bite, urifuza ko tugendana mu buhe buryo, urifuza ko dukorana mu buhe buryo. Tugeze kuri urwo rwego mwami, zamura abahungu bawe n'abakobwa bawe, imisengere yabo ibe iyo kubaza ngo data uranyifuzaho iki, ubushake bwawe ni ubuhe. Utugeze kuri urwo rwego aho abantu bavuga ngo ntaba ari twebwe mwami, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, aho abantu bavuga ngo bize kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka mwami w'abami. Tuzamukana Uwiteka Mana Nyiringabo, wakira iki gitambo turimo tuguturira mu gitondo mwami. Tuza kuko dufite imbaraga, tuza kuko tugushaka. Utwemerere muri iki gitambo uhagurutsemo abahungu n'abakobwa bavuga ngo bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka mwami w'abami. Erega ibyo ushaka bihora ari byiza, ibyo ushaka bihora biri mu butsinzi, ibyo ushaka bihora biri mu imbaraga, ibyo ushaka wamaze kubigenera provision, wamaze kubigenera amahoro menshi, wamaze kubigena mu bushizi bw'amanga, wamaze kubibamo kuko ari wowe ubidutegurira. Duhe kubihagarara mu Uwiteka Mana Nyiringabo, tutagicogora, tutakinanirwa, tutagisubira inyuma mwami w'abami. Urakoze papa, urakoze mukunzi mwiza, ongera umubwire ibyuzuye umutima wawe muri iki gitondo. Imana ishimwe kuri uri mu babyutse, Imana ishimwe kuri mu bazindutse. Mubwire ngo umutima wanjye uragushaka muri iki gice. Mubwire ibyawe byuzuye umutima wawe, uragushaka muri ubu buryo. Unyemerere nkubone mwami wanjye. Data, dusutse ibyuzuye imitima yacu, twazinduwe no kugushaka mwami w'abami. Ndasenze gusubize gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Hari ibyuzuye imitima yabo mwami, hari ibibagoye, hari ibibariza, hari abarwaje babo, hari abafite kunanirwa no gutsindwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndasenze muri iki gitondo wumve gusenga kwabo mwami w'abami, ubabere igisubizo, ubarwanirire, ubahishe Uwiteka Mana Nyiringabo, usubize gusenga kwabo. Ndasengera abafite abo barwaje kugira ngo mu buryo bw'igitangaza ikiganza cyawe gikore ku barwayi, bahagurukana amashimwe, bahagurukane gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakuzanira umwana wawe ufite ibimuyobeye muri iki gitondo mwami w'abami. Biramuyobeye, ntago azi izina ryabyo, ntazi nuko bivugwa. Ndabizanye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ubisobanure, umuhe imbaraga zo kubitambukamo adacogoye, atanamutse, atananiwe. Kandi mwami, umuhe kugera ku gitondo cy'impundu, umuhe kugera ku gitondo cy'amashimwe, umuhe kugera ku gitondo cy'ubuhamya. Ndakuzanira umuntu ufite inshingano yumva zimuremereye, yumva atari mwe azibasha. Ndasenze Uwiteka
uwiteka Mana nyiringabo ngo mu mbaraga z'igitangaza umumanukire mwami w'abami, umutwaze ibyo byasaga nk'ibiremereye, umutwaze ibyo byasaga nk'umutwaro, umutwaze ibyo byasaga ibidakwirwa mu bushobozi bwe, ibidakwirwa mu nama ze, ibidakwirwa mu mbaraga ze, ubimutwaze uwiteka Mana nyiringabo. Turaje mwami w'abami kugira ngo ibyo byasaga nk'umugoko, byasaga nk'umuruho, ubidutwaze uwiteka Mana nyiringabo, kuko urabishoboye. Umwana wawe urimo kuyoboza inzira kugira ngo gukorera akazi akubahamo, kugira ngo gukorera akazi atariramo ruswa, kugira ngo gukorera akazi kaguhesheje icyubahiro. Ndasenze ngo umuyobore kandi umukingurire imiryango mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imiryango w'umugisha, imiryango itanduye, imiryango itarimo buriganya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera abakobwa bawe kugira ngo ubambike imbaraga, ndasengera abahungu bawe ubambike imbaraga, turasengera urubyaro rwacu kugira ngo uwiteka Mana nyiringabo rwigishwe nawe nk'uko wasezeranye, rwigisha inzira zo kukubaha. Turasenze uwiteka Mana nyiringabo ngo ababyeyi bo mu gihe cya none uduhagarike mu nshingano, utwibutse ko waduhaye umugisha wo kugira ibyo tuvuga n'ibyo turema ku bana bacu. Uwiteka we udushoboze mwami w'abami kuzihagararamo. Urakoze mwami mwiza. Ndasengera itorero ryawe kugira ngo rimurikirwe nawe, ibitavuye iwawe mwami byose biburizwemo, uburiganya bwa satani buburizwemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Itorero ni ryawe, ntabwo ari proje y'umuntu, ntabwo ari proje y'abantu, niwe washyizeho itorero Kristo. Uravuga ngo uzaryubaka ku rutare ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Ndasengera abera hirya no hino ngo be gucogozwa n'ibihe, be gucogozwa n'ibihe, be gucogozwa n'ubuyobe, be gucogozwa n'uburiganya bwa satani, ahubwo bagende bagwiza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasaba amahoro kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Turasenze mwami w'abami kugira ngo ibyemezo byose bifatirwa mu buyobozi bukuru bibe biyobowe nawe mwami. Ufite imbaraga zo kuyobora abatware bose bo mu isi, ufite imbaraga zo kuyobora abami n'abategeka n'abaperezida. Ndasenze ngo ibyemezo bafata uwiteka we babifate bayobowe nawe. Uko niko mbisaba mu gihugu cyacu, niko mbisaba mu bihugu bidukikije, niko nsenganya guhora ku ngoma kugira ngo uyobore. Ndasenze mwami w'abami ngo hagurutse abakiranutsi mu myanya yo hejuru mu izina rya Yesu. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo iyo abakiranutsi aribo bayobora, ubwoko bugira amahoro, ubwoko bugubwa neza. Hagurutse abakiranutsi mwami bafite imitima yo kwita ku baturage, bafite imitima mwami itari yo kwiharira. Hagurutse abakiranutsi hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka abakorera satani bamburwa imbaraga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuntu uri mu nshingano zaba zikomeye ariko icyo afite muri misiyo mu mutima we ari ukugwisha benshi, ari ukuyobya urubyiruko, ari ugushyiraho amategeko atakubaha, ari ugushyiraho amategeko yo kwimura, reka yamburwe ubushobozi, reka kurwaho igitinyiro, reka kurwaho igikundiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Maze uzamura abakubaha bashobora kukubahisha mu izina ryawe Yesu. Ibyo nibyo tuvuga ku gihugu cyacu, nibyo tubivuga ku bihugu byacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze uwiteka Mana nyiringabo, imitima yacu yiharirwe nawe, imitima yacu iyoborwe nawe. Urakoze mwami w'abami, uri umugizi wa neza. Hagurutse abasore n'abakobwa bafite impano mwami. Turashaka impano mu itorero ryawe, turashaka impano nkuko tuzisoma mu ijambo ryawe. Reba bagufitiye inyota, maze wongere ubigeze imbere, ubongere izindi nyaguhora ku ngoma. Uduhe kuba bizerwa mu zo waduhaye, kuko mwami iyo twizewe muri bikeya utwongera n'ibindi. Uduhe kuba bizerwa mwami w'abami, utwuzuza ubushizi bw'amanga. Uduhe kubikora neza kuko ushaka, kuko ni ubwami bwawe, ni wowe uyobora, ni wowe mutware, ni wowe dupfukamira, ni wowe dushyira hejuru. Reka mwami biva muri twebwe abantu ntabwo ari byo biyobora mwami w'abami, ahubwo ibyo ushaka bari byo twuzuza, ibyo ushaka bari byo twuzuza kugira ngo tugukorere nk'uko ushaka. Urakoze mukunzi mwiza, mpesheje umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye imbere yawe. Ubaha umugisha, ubagirire neza, usubize gusenga kuri mu ndiba y'imitima yabo, usubize gusenga kuvugika kumvikana, usubize gusenga umuntu atabasha gusobanura, usubize mwami ibyo basabye bazi mu mazina yabo, usubize ibirenze ibyo basaba. Ubabera Imana nyaguhora ku ngoma, ubakomereza amaboko kugira ngo badacogora, ubakomereza amavi kugira ngo batananirwa, ubakomereza intambwe kugira ngo bakomeze bigira imbere. Uko niko mvuga ku bwoko bwawe, nibahabwe umugisha, nibagirirwe neza uwiteka Mana nyiringabo. Urakoze ko ari wowe udushoboza, ni wowe Imana yacu, ni wowe ibyirato byacu. Nta kintu na kimwe dufite twakwirata, si twe twibyutsa, si twe twikangura, si twebwe twakwihijwi, ni wowe uduha mwami byose byose. Nta kintu na kimwe dufite tutahawe nawe.
niwe waduhaye agakiza, wadutoranyije, turimo twamangana hirya no hino mu ruzerero, uraturobanura, uradukunda, utwigiza bugufi, uratwuhagira birakunda, utwejesha amaraso yawe, utugira inkundwakazi, uradukundwakaza mwami w'abami. ntago dufite icyo twaguha, nyemerera mwami wakira imyaka dusigaje kubaho ku isi, ibi imyaka yo kugukorera, ibi imyaka yo kugukorera aho tutagitakaza umwanya. nyemerera mwami, he kuzabaho n'umunsi n'umwe w'imfabusa, he kubaho ukwezi kw'imfabusa, he kubaho imyaka y'imfabusa. twebwe wagiriye neza ukatwimenyekanisha, reka imyaka yose dusigaje ibereho kuguhesha icyubahiro, udukure mu bwiza udushyira mu bundi, utwigize imbere mu bwiru bwawe, utunezererwe. ntuzagire n'umunsi n'umwe uzicuza kuba waratumenye, uzicuza kuba waraduhagaritse mu myanya runaka, uzicuza kuba waraduhaye impano runaka. ntagire umunsi n'umwe uzicuza ku buzima bw'abahungu n'abakobwa bawe. urakoze mwami w'abami, urakoze Uwiteka. dushoboze kukubera bizerwa mu gatoya no mu kanini, dushoboze kukubera bizerwa abantu bahari cyangwa badahari, dushoboze kwiharirwa nawe mwami. tuguhaye imitima yacu, tuguhaye ubuzima bwacu, tuguhaye imigendere yacu, tuguhaye amahitamo yacu, tuguhaye ibyacu tujya twita ubwenge, kugira ngo biyoborwe nawe mwami, kugira ngo tutayoba, kugira ngo tutibeshya, kugira ngo tutabyita ubwenge kandi ari ubupfapfa. turakwihaye mwami w'abami, hindura buri kintu cyose cyatubera igituma dutinda mu ntambwe twari guterana nawe. hindura ikintu cyose cyadusiba tugasibira aho twari tugereye. gihindura Uwiteka Mana Nyiringabo, maze utwimure, maze utuzamukane mu bwiza bwawe, utuzamukane mu bwiru bwawe. urakoze mwami w'abami. ndavuga umugisha ku mirimo y'amaboko y'abana bawe, abagiye mu mirimo hirya no hino bahabwa umugisha, abadafite imirimo bakingurirwa imiryango, bakingurwe ku bwenge, kugira ngo barebe hirya no hino, barebe aho wategekeye umugisha wabo kuba, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. urakoze mukunzi mwiza, guhaye icyubahiro, gushyize hejuru. reka uha umugisha abakozi bawe batandukanye bagukorera mwami w'abami, abingingira itorero, abasengera abakozi bawe, abasenga bari mu ibanga batazwi, abavuga butumwa, abashumba, abungeri hirya no hino, abuhagurutsa hirya no hino, abagukorera mwami, yaba ibizwi n'ibitazwi. ubaha umugisha, ubarinde, ubimane nyaguhora kugoma, urwanye ibibarwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. ubakomereza amaboko kugeza ku iherezo ry'urugendo. harimo abatugiriye umumaro, harimo abatwigishije ijambo, harimo abatwigishije mu ntambwe zibanza, harimo abakitwigisha uyu munsi, harimo abigisha isi, harimo abari mu bihugu hirya no hino twigiraho. turabasengera kugira ngo bakomeze. harimo abari muri kino gihugu cy'u Rwanda batubereye nk'inkingi mu itorero ry'u Rwanda, turabasengera kugira ngo bakomeze. harimo abo tureberaho, Uwiteka Mana Nyiringabo, twigiraho gukiranuka, twigiraho kukubaha. turabasengera kugira ngo bakomeze, ubakomeze bazarinde bagera mu masaziro. harimo abagore bagukorera, harimo abagabo bagukorera, harimo abasore n'inkumi bagusenga, harimo abagukorera kugira ngo uhabwe icyubahiro hirya no hino, abafite amazina ari publique, abafite amazina ari mu ibanga. turabasengeye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo barwanirire, kugira ngo bashoboze ibibashaka bituruka hirya no hino, bibure imbaraga ku buzima bwabo, ubahe kunesha kuzageza ku iherezo ry'urugendo. urakoze mwami w'abami. ndasengera abo bose muri iki gihugu cy'u Rwanda bakangurira benshi ku bukiranutsi, ubakomereza amaboko mwami, ubakomereza amaboko ntibacogore, ubakomereza amaboko ntibananirwe. ababaye umugisha ku bantu runaka, ubakomereza amaboko mwami. abatangije ministry n'insengero zitandukanye hirya no hino, turasenze kugira ngo bakomereze amaboko. babandi wahamagaye by'ukuri, ubakomereza amaboko. kandi mwami, ntibafatwe n'imitego ya none, ntibafatwe n'imitego yo muri iki gihe, ubahe kukubahisha muri byose kuzageza ku iherezo ry'urugendo. urakoze papa, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. urakoze kuri bwirirwane natwe, urakoze kuri bugendane natwe mwami, uhora ugendana natwe tukabibona, ubundi amaso yacu akabihishwa, ariko urakoze kuri Imana itagidusiga twenyine. waravuze ngo uzabana natwe kugera ku iherezo ry'isi. urakoze ko uhari, urakoze ko wavuze ngo ntuzadusiga nk'imfubyi, ahubwo uzaza aho turi ugumane natwe. reka umuntu wese wumvaga yigunze, wumvaga atagira gishyigikira, wumvaga atagira uwamuvuganira, akumve bugufi bwe. urakoze mukunzi mwiza, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. haleluya. Imana ibaha umugisha, murakoze gusenga, mugira umunsi mwiza.
reka dutahane amahoro ya Kristo. Abajya mu kazi namwe mugira akazi keza, murakoze.